Vitasha kuri gutinda mwa banguka mwana uri kuniza sabangu mana yanjye ujya bari kuniza ngewe burangiye ntabwo njya ninda mu mayira rwose nigeze nkutiza tuni reba nk'ibintu ubunkorera mwana nuko waba uri mu bweshyi wari wamubwiye gutya byihorera namubwiye ati rwose mbete ko ngenda nyisohoka mu gipangu ntabwo urambona ku irembo none reba niba aho yahumura ati n'ubundi tugiye kwigendera gusa kiriya gikobwa kinini ko ari agakobwa byihorera mwana papa ashobora kuba ari yanagahita nyuma ukaza yumvise ko umuhungu we asigaye atereta ubwanwa bwo ariko papa mani tuba dukwiye gutinya vuba ubwo noneho turaganira hano hanze tutagiye kwicara hariya mu rugo mani ntabwo nakwinjiza mu rugo rwose urabona ko nari nsohotse nakubwira noneho tubite dushaka buryo ki twacomoka n'undi nakundi mani se ubundi ntituzi n'ahangaha wagira imbabarira ko ntabwo ubutekereza mwana utabeshya ngewe uriya mukobwa ndamukunda tugeye hakuri kubona niba mu rugo wati wanyu ukajya ako ngewe kamanzi nkubwira ngewe nkubwiye ngo uriya mwana ndamukunda sana ese kuba umukunda bivuze ko utajya kumusura genda ujye kumusura sana ntabwo nagenda byonyine yewe barakugonga wacyane uzi ko bari bakugonze mwa ure nta n'ukureba rwose nakumvira n'ubundi twebwe abantu b'inzobe tureba nijoro gusa yawe narome ikarata twebwe mwarago iyo bigeze nijoro kugenda muri bamuhumanya kuba wisiga aya mafaranga yanjye kuko yabuze n'abantu bayarya ntabwo nafite senkisa uzabura umuntu yarya ntabwo bishoboka rwose aya mafaranga rwose bagomba kuyarya ngo byakora ubwo banje ndewe mani ntabwo nakubeza yabaye n'amagambo yabuze kuka ako nakura salama amajute ntabwo mushaka amafaranga ndashaka byatari nabizere ko nakazi nakabuze funga ubuse mumaze iminsi mukora akahe kazi kugira ngo mumbwire ko mwabuze amafaranga ariko mwara mani nakoreraga isuku za papa atamwana nimugire ariko ngiye kumva nge ndabona mufite n'imbaraga ku buryo munarwanya munarwanya ku buryo noneho mwanabikora neza imbaraga sho genda shyiraho sekisa yanjye imbaraga sho sekisa yanjye shyiraho reka mubwire imbaraga nizo uri kubaza kubita umuntu rwose utsindira n'amafaranga zana nkwereke oya manzi kore ubwo baya gutara sindita ko turi inshuti wongeye kukugira noneho ngenge kumanza nshaka umufana noneho ngewe bashaka ntabwo ariko njyewe n'amafaranga zana akanyabitso bagize ngo atarananira oya ariko reka tuyashyira turakubita undi niwe urayatsinda manze bazi ntabwo narwana ntabwo habuze n'umuntu waza kumfasha nakubita umuntu ariko werekwa mu magambo numvise muri kuvuga mugore kuvana nanjye fasha n'amafaranga barahita bayaha njye kuguha na kano gapira ujye kubona ndaguha amafiri babonetse gato kubita umuntu wowe How fast do we have this? You be mumu. You think say they wise? Mumu man. amafaranga yanjye agize akamaro gikubite
Jesus is Lord. He shot you. Nyishura yanjye ndakirangije. Naho ubundi se twese turakubita mani. Aho uzanshakire n'abandi. Yishyura veni zawe. She what? Mani wagire ko sindabanyagura. Itonde yishyura veni zawe. Ahora twumvikane. Urumva? Urazi ugere. She what? Je nabonye ufite n'ibigango uzi ko umeze nka koma. Rwanda gusa reba runo rutinyi. Niba mukubitisha. Akagusize bivura n'ubwo gukubita. No, wowe rero. Kubera ko nyine ni mukubito byatangiye uburyo ushaka. Ntabwo kongera wowe rero. Niba ndeba akantu. We turi inshuti rega.